gusa mu basirikare bato twabonyemo amaranka atandatu, mu ba ofisiye tubonamo amaranka atandatu, noneho mu ba general tubonamo amaranka 4. ayo yose twayabonye. Tubona kandi inyenyeri iranga iyi ngiyo mu basirikare batoya gusa ku muntu ku warrant officer wa mbere. Tuza no kubona inyenyeri yihariye muri bano ba ofisiye ukuntu ibimeze. Turangije tuza no kubona inyenyeri y'abagenerali nayo ukuntu iba imeze, naho amapeti yose ari 16 agenda atandukanye. Kanda subscribe, like na share kuri Uburezi Rwanda TV. Uburezi, akazi na technology byose ni ibyawe. Abantu banjye muraho mumeze neza. Hano Barido Vision nk'ibisanzwe murakaza neza ku Burezi Rwanda TV. None ahangaha rero turi ku rubuga rw'ingabo z'u Rwanda cyangwa Rwanda Defense Force cyangwa se RDF. Hano hari amapeti 16. Irya nyuma ni corporal, irya mbere ni general. Ayo mapeti yose ari 16 tugiye kuyacamo twirukanka cyane tumenye ngo asobanuye iki, ahabwa bande, na y'abasirikare batoya na y'abasirikare bakuru cyangwa se abofisiye. Ibi byose tugiye kubicamo mu gihe gito cya muamunisha. Ni nyuma yaho ejo bundi twabonye itangazo rihamagarira abasore n'inkumi bujuje ibisabwa kandi bakabifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda ko amatariki yarimbanyije. Ni nacyo gitumye rero nzango tusobanukirwe aya mapeti cyangwa se aya maranka aba mu gisirikare cy'u Rwanda cyangwa se mu ngabo z'u Rwanda, Rwanda Defense Force. Muhawe ikaze ku Burezi Rwanda TV. Niba rugambigeze kuri YouTube channel, kanda like, subscribe, ufungure inzogera tujye tubana igihe cyose. Gusa rimwe na rimwe ntimubyumva neza, reba ahantu hari agapfunsi kareba hejuru ukandeho uba unsuhuje aho ngaho cyane. Ubu nsuhuje kandi bigatuma video ikundwa ikagira ku banyarwanda benshi cyane, waba uri mushya waba wasanzwe. Muhawe ikaze ku Burezi Rwanda TV. Uburezi, akazi na technology byose ni ibyawe. Nukuvuga duhereye ku ipeti rya 16 rizwi nka corporal. Iri ni ipeti rya mbere mu mapeti agaragara ku basirikare bato muri RDF. Umusirikare ufite iri peti abashobora kuyobora agatsiko gato k'abasirikare kandi agafasha mu gutanga amabwiriza ya buri munsi, n'intambwe ya mbere iganisha ku buyobozi mu gisirikare. Rero ranka riba rigizwe na V ebyiri kabisa. Uyu niwe bita corporal. Niwe bakunze kwita corporal. Ipeti rya 15 rikaba ipeti rya kabiri. Ubwo ngubwo ni rya 15 uhereye inyuma. Ruvango ipeti rya 15 baryita ni sergeant. Sergeant ni urwego rukurikirana corporal. Umusirikare ufite iri peti abashinzwe gukurikirana abasirikare benshi kurushaho, kubatoza no kureba ko amabwiriza yubahirizwa, afite ubushobozi burenze ubwa hano rero abafite ubushobozi burenze ubwa corporal rero arangwa na V3. Iranka rye riba rirangwa na V3. Mujye mureba harya mu gatuza niho aya maranka abari. Ipeti rya 14 mu mapeti 16 ryitwa staff sergeant. Nuvango iri iri ranka ni ukuvuga ngo ni sergeant mukuru ufasha mu guhuza ibikorwa by'abasirikare benshi kandi akagira uruhare runini mu myitozo no mu micungire y'abasirikare. Hano rero arangwa na V3 n'akandi karungo kabe ubwo ndakita kaberamye, ntago kaberamye ahubwo kihese kaza kakubika kuri ya V ya 3 hejuru. Uyu niwe wita staff sergeant. Noneho ipeti rya 13 mu mapeti 16. Ni ukuvuga ngo uyu yitwa sergeant major cyangwa se sergeant major. Uvuga ngo sergeant major ni umwe mu bayobozi bakuru cyane mu rwego rw'abasirikare bato.
abafite uburambe bwinshi kandi afasha abayobozi bakuru gukurikirana imyitwarire n'imikorere y'abasirikare. Mubyumve neza hano, noneho abafite V3 n'uturongo tubiri twikase, ubwo niko twabyita, cyangwa se ubwo nyine tujya ufashe ikiziga kituzuye ukagica, ariko noneho ntikibe ikiziga cya nyacyo. Iri ni ryo ranka rya Sergent Major mu basirikare batoya. Noneho hano mbibutse neza ko turi ku rubuga rwa RDF. Rwa RDF. Noneho ipeti rya 12, ubwo kandi ahangaha mwibuke neza turacyari ku basirikare bato. Hari uwitwa warrant officer 2. Uvuga ngo warrant officer ni umusirikare ufite ubumenyi n'uburambe bwihari, akenshi aba ari inzobere mu rwego runaka rwa gisirikare kandi yubahwa cyane kubera ubunararibonye bwe. Rero uyu nguyu afite V3 none n'utundi turongo 3 turi hejuru, tuza tukibika kuri ya V, za V ekwari 3. Uyu yitwa warrant officer. Uyu rero ni nawe ubanziriza ukurikira umusirikare mukuru mu basirikare batoya, ngo ndavuga mu batare abofisiye. Uyu rero wa 11 twageze ku musirikare wa 11 mu basirikare wa 16, nako iranka rya 11 mu maranka 16 yo mu ngabo z'u Rwanda Defense Force. Iri rizwi nka warrant officer rimwe cyangwa se ubwo kubiza biromani bahita babyumva neza, gusa ni akarongo kaberanye kakavuga rimwe, gahagaze kakavuga rimwe. Uyu warrant officer ni urwego rwo hejuru cyane mu basirikare bato. Umuntu ufite iripeti aba ari umwe mu basirikare bafite uburambe bukomeye kandi bagirwa inama n'abandi kubera ubumenyi baba bafite. Hano uvuga ngo nubo basirikare bakuru mu rwego rw'abasirikare bato, abafite V3 akagira none twaturongo 3 natwo tuza tukapfundikira none za V3, hagati hakaba harimo akantu kameze nk'inyenyeri, primo inyenyeri mu hagati. None sasa ubu ngubu abo ku basirikare batoya tubavuyeho, gusa bose na mapeti 16 tugiye kwimanukira mu mapeti y'aba ofisiye, abasirikare bakuru. Ese nawe ujya uhura n'ibibazo byo kubura ibicuruzwa muri stock utabizi, cyangwa amafaranga yinjira nasohoka ntuyamenye neza? Hari n'abashaka kugana ibigo by'imari cyangwa abaterankunga bakabura raporo zisobanutse zigaragaza uko business zabo zihagaze. Yewe n'abarwemeza mirimo bakizamuka bagakenera uburyo bworoshye bwo gucunga business zabo mu buryo bugezweho. Wabugaburira abanyeshuri ariko ukabugorwa no gucunga abanyeshuri n'amafunguro ya buri munsi. Wihangayika, twakuzaniye igisubizo. ICBMS ni system ifasha abantu n'ibigo gucunga neza business hakoreshejwe ikoranabuhanga. Muri ICBMS mushobora gucunga stock n'ibicuruzwa, kureba amafaranga yinjiye nasohotse, gukurikirana abakozi, kubona raporo zihuse kandi zizewe, gufasha business ziri kuzamuka gukora neza, gufasha restaurant n'abanyeshuri bo muri campus gukora neza. Niba ushaka gukoresha cyangwa kumenya byinshi kuri ICBMS, sura urubuga rwacu wa/ICBMS/rwa ifasha business zitandukanye, cyangwa ICBMS/rwa akarongo kaberamye campus ifasha restaurant zo muri kaminuza, cyangwa uduhamagare kuri 079 64 98 267. Abasirikare bakuru ba ofisiye cyangwa se commissioned officers, ipeti rito mu ba ofisiye rikaba rya 10 mu mapeti 16 ya RDF ni second lieutenant. Uvuga ngo second lieutenant ni ofisiye mushya akenshi
iri peti rihabwa umuntu urangije amasomo ya gisirikare nka ofisiye n'intangiriro y'urugendo rw'ubuyobozi ku rwego rwa ofisiye. Iri peti rero riba rirangwa n'inyenyeri imeze uku nguku muri kubona hano, second lieutenant. Noneho ipeti rya 9 rikaba ari ryo ribanziriza ritoya mu mapeti y'aba ofisiye, ni lieutenant. Lieutenant ayobora umutwe muto w'abasirikare, afata ibyemezo bya buri munsi kandi akayobora ibikorwa byabo aba ashinzwe. Uyu nguyu abarangwa n'inyenyeri ebyiri. Ubirumvikana ko abarenze iki? Abarenze second lieutenant cyangwa se wundi mushya. Noneho tukomeze, tugiye tukimara kuva kuri lieutenant tugiye kuyo bita captain. Captain ni ofisiye mukuru kurusha lieutenant, ayobora abasirikare benshi kurushaho kandi akagenzura ibikorwa by'umutwe ayoboye neza cyane. Ni ukuvuga ngo captain arangwa n'inyenyeri 3. Ntago hano nirwa matinda cyane, dukomeze kuko mamwe igihe gitonya. Ku ipeti rya 7 mu mapeti 16 y'igisirikare cy'u Rwanda ni major. Major rero ni ofisiye mukuru ufite inshingano nini kurusha kapiteni, akurikirana ibikorwa byinshi kandi afasha mu igenamigambi ry'ibikorwa bya gisirikare. Uyu nguyu abarangwa n'ikirangantego cy'igihugu. Noneho ipeti rya 6 mu mapeti 16 ni lieutenant colonel. Lieutenant colonel uvuga ngo aba habanza inyenyeri hagakurikiraho ikirangantego cy'igihugu. Uyu rero ayobora igice kinini cy'ingabo cyangwa agafasha mu buyobozi bw'umutwe munini wa gisirikare, afite inshingano zikomeye kandi afata ibyemezo bifite ingaruka ku basirikare benshi. Uyu nguyu yavuze ririjyana ubundi hanini. Ipeti rya 5 ipeti rya 5 mu mapeti 16 ni colonel. Colonel uvuga ngo ni umwe mu bayobozi bakomeye cyane mbere yo kugera ku rwego rw'abagenerali. Ashobora kuyobora ikigo cya gisirikare cyangwa umutwe munini cyane w'ingabo. Uyu rero arangwa n'inyenyeri 2 hakajyaho ikirangantego cy'igihugu. Uyu niwo bita colonel. Abitwa ba colonel ndabashuhuze batari abasirikare, ndabaramukije mbateye peace ku Burezi Rwanda TV. Yes, gusa nongera no gusuhuza abasirikare aho bari hirya no hino, haba mu Rwanda haba n'ahandi bari mu butumwa bw'amahoro ku isi, hano hirya no hino ku isi. Ipeti rya 4 kuvanga amapeti 4 asigaye ne abagenerali. Tukuvuye kuba ofisiye, twahereye ku bato tujya kuba ofisiye, tugeze none kuba generali. Gusa mwibuke ni mu mapeti 16. Ipeti rya 4 baryita brigadier general. Brigadier general ni ipeti rya mbere mu mapeti y'abagenerali, agira inyenyeri imwe y'abagenerali, agira inyenyeri imwe kandi akaba afite harimo inkota 2 zinyuranyemo. Yes, zinyuranyemo. Uyu nguyu ayobora ibikorwa bikomeye cyangwa ibice binini by'ingabo. Noneho n'uvanga bafite inkota 2 zinyuranyemo, akafite inyenyeri y'abagenerali, noneho akaba afite n'ikirangantego cy'igihugu. Mwibuka neza ku basirikare batoya twabonye ko harimo inyenyeri yihariye ihabwa umusirikare mukuru ukuriye abandi mu basirikare batoye. Noneho mu ofisiye naho twabonye inyenyeri yabo ukuntu ihariye, noneho mu bagenerali naho tubonye indi nyenyeri yihariye.
noneho tugeze kuri peti rya gatatu. Peti rya gatatu baryita Major General cyangwa se Major General Major. Kuvuga ngo iri Major General agira inyenyeri ebyiri n'inkota ebyiri zinyuranyemo n'ikirangantego. Uru ni urwego ruri hejuru ya Brigadier General kandi rufite inshingano nini kurushaho. Noneho ipeti rya kabiri ryo baryita Lieutenant General cyangwa se Lieutenant General. Abafite inkota ebyiri zinyuranyemo, inyenyeri eshatu z'abageneral ndetse n'ikirangantego cy'igihugu. Uyu nguyu nawe agira aba ari umwe mu bayobozi bakuru cyane mu ngabo kandi ayobora ibikorwa cyangwa amashami manini ya gisirikare. None tutararenga ahangaha, ipeti rya mbere banzo ryandika muri comment. Tutararenga ahangaha, ipeti rya mbere uratekereza ari irihe? Nabaye Banyarwanda bafite ipeti rya mbere tugiye kurebera hano. Rero tutaratinda, ipeti rya mbere ryitwa General. Mu Rwanda ntago ari abagenerali benshi bafite, nta nubwo uretse no mu Rwanda no muri Afrika aya mapeti ni bake baba bayafite. Rero iri ni ipeti ryo hejuru cyane muri RDF, niryo peti ryo muri RDF mu Rwanda. Abafite amapeti niryo rya nyuma rihari. Bundi hari n'itwa Marshal, ariko hano nta muntu urifite hano mu Rwanda, nta nubwo ririmo. Iryo hejuru cyane muri RDF agira inyenyeri enye n'inkota, ni ukuvuga ngo ni inkota ebyiri zinyuranyemo, inyenyeri enye n'ikirangantego cy'igihugu. Rimwe rero rifite rimwe mu bayobozi bakuru cyane b'ingabo z'igihugu. Ufashe urebye nka hano mu Rwanda twabaramo nka n'umusaza ubwo gusa we urumva His Excellency Paul Kagame cyangwa se nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ubu ngubu yabaye retired, gusa ubu ni CIC, yes, Commander in Chief. Mu bugenero Mubaraka Muganga, Third General James Kabarebe. Ni bake, ntago ari benshi cyane bafite iri peti rya gisirikare rya General. Gusa mu basirikare bato twabonyemo amarank 6, mu ba officier tubonamo amarank 6, noneho mu ba general tubonamo amarank 4. Ayo yose twayabonye. Tubona kandi inyenyeri iranga iyi ngiyo mu basirikare batoya gusa ku muntu ku warrant officer wa mbere. Tuza no kubona inyenyeri yihariye muri bano ba officier ukuntu ibimeze. Turangije tuza no kubona inyenyeri y'abagenerali nayo ukuntu iba imeze, naho amapeti yose ari 16 agenda atandukanira. Rero nababwira ngo mwebwe twabanye muri no video, ndatekereza turize. Ubutaha tuzaza tureba andi makuru agiye atandukanye, turebe noneho ese ubundi umuntu abona iranka ajya kurindi byagenze gute, biterwa n'iki, bagendera kuki, byose tuzagenda tubirebera hano ku Burezi Rwanda TV. Bye bye rero, God bless you. Mbibutsa gatoya, uburezi, akazi na technology byose ni byawe. Niba wibagiye gukanda like, muntu wangire abantu hari agapfunsu kandeho, asigaye na subscribe, tujye tubana igihe cyose. Bye bye, God bless you, Imana ibarinde.